Twahaye ikaze nshuti bakunzi babaho neza. Uyu ni umwanya wo kubaho neza, ni umwanya nifuriza buri muntu wese kubaho neza no kugira amagara mazima. Reka ntangire nshimira mwebwe mwese mukomeje kudukurikira. Reka ntangire nshimira mwebwe mwese mukomeje kutwereka ko turi kumwe aho muherereye hose, yaba mu majyepfo y'u Rwanda, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, mu mpande enye zose z'ibihugu duhana imbibi. Wowe ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda aho uherereye ku isi yose, ndagushimira cyane kuko ufata umwanya wawe ukadutega amatwi, ukandika igitekerezo cyawe aho hasi muri comment, ukandika ubutumwa bwawe kuri email. Ni iby'agaciro n'abakomeje kudushimira ko bamenye kwivura nta kibazo cy'indwara bagifite. Ni iby'agaciro uko munshimira, niyo mpamvu nanjye mbashimiye mbikuye ku mutima. Tudatinze rero, hari umukunzi wacu wari wohereje ubutumwa bwe kuri email avuga ko yabyaye umwana ufite umutwe munini, bakamwongerera bakamwagura, igitsina cye kikaba kinini cyane, kikaba cyaranze gusubirana, akaba nta bushake bw'imibonano mpuzabitsina kigira. Uyu munsi nkuzaniye umuti ubumba igitsina cy'umugore, ugasubiza imikaya yagutse mu mwanya wayo, igitsina kigasubira nk'uko cyari kimeze mbere yo kubyara. Ushobora no kuba ufite igitsina kinini bitewe n'ubwoko bwacyo, ushobora no kuba igitsina cyawe cyaragutse bitewe no kuba warabonanye n'abagabo benshi batandukanye. Ariko nk'uko mumaze kubimenyera, mbere y'uko nkubwira umuti, ndabanza nkakubwira zimwe mu ngorane ushobora guhura nazo. Ndabanza nkakubwira uko wakwitwara kugira ngo umuti ubashe gukora neza, kuko nanone ukoresheje umuti utagize imyitwarire myiza, uba uri kuvomera mu rutete, uba uri kuvomera mu kiva. Akaba ariyo mpamvu mbanza nkakugira inama, kuko nk'uko murambikubwira, kwirinda biruta kwivuza. Dore rero zimwe mu ngorane umugore ashobora kugira nyuma yo kubyara. Hari bamwe mu bagore bamara kubyara igitsina cyabo kikaba kinini cyane, bigatuma abagabo babo babaca inyuma bitewe n'uko uko babikoraga mbere. Nyuma yo kubyara ibintu bigahinduka, ugasanga umugabo ntakirangiza, ugasanga umugore ntakirangiza, cyangwa banarangiza bakarangiza bigoranye. Ibi biterwa n'uko kugira ngo umugabo arangize ari uko ibitsina biba biri gukubanaho. Kugira ngo umugore nawe arangize ni uko igitsina cy'umugabo kiba kimukoraho kandi bikamwongerera ubushake, bigatuma bombi igikorwa kigenda neza. Mu gihe rero umugore igitsina cyagutse ntikibashe gusubira nk'uko cyari kimeze, bituma umugabo mu gihe cyo kubaka urugo bimera nk'agatoki ari kuzunguza mu ibase y'amazi, bigatuma umugabo ntacyo yumva n'umugore ntagire ikintu yumva. Ibi rero bigira ingaruka nyinshi, harimo gucana inyuma ndetse no kuzana amakimbirane hagati y'abashakanye. Ingaruka zo ni nyinshi, hari n'abo biviramo gusenya bikarangira rusenyutse. Umugore mu gihe cyo kubyara, imikaya y'igitsina irirekura ikaguka, ndetse n'imikaya ikikije igitsina ikarekura kugira ngo umwana abone aho anyura. Uku kwirekura rero hari igihe bishobora kumara igihe kinini hatarasubirana, cyangwa bikagendanira ko burundu ntihasubirane. Ibi ariko ntabwo biba ku bagore bose, ni ku bagore bamwe na bamwe, bitewe n'amaraso yabo, bitewe n'imibereho yabo, bitewe n'uko babayeho. Akaba ariyo mpamvu ngiye kukubwira bimwe mu byo wakora mu gihe umaze kubyara.
Kuba utarigeze ukora siporo zigenewe umugore utwite, mu gihe cyo gutwita hari imyitozo ngororamubiri uba ugomba gukora kugira ngo bifashe imikaya yo mu gitsina ndetse no ku mpande zacyo gukomera. Iyo ufite imikaya yoroshye muri cya gihe cyo kubyara, muri cya gihe uba uri gusunika umwana ngo aze, imikaya irakweduka igahita imera nk'urudodo ntibe yabasha kongera kwiyegeranya. Ariko iyo ufite imikaya ikomeye, iyo usunitse umwana amaze kuvuka, iba imeze nka lasitike ikongera igasubira mu mwanya wayo. Akaba ariyo mpamvu abaganga bagira inama umugore utwite gufata amafunguro yuzuye, gufata intungamubiri zuzuye. Ziriya ntungamubiri rero abaganga baba bakubwira gufata, ntukibwire ko ari izitunga umwana gusa, ahubwo zifasha n'umubyeyi kugira ngo umubiri we ukore neza, azabyare neza, kandi n'imikaya ibashe gutambukamo amaraso neza kugira ngo na nyuma yo kubyara izabikora neza, isubire mu mwanya wayo. Dore rero imwe mu myitozo ngororamubiri umugore wabyaye ashobora gukora bigafasha imikaya gusubira mu mwanya wayo. Iyi siporo ubundi uba ugomba kuyikora inshuro 3 ku munsi, byibuze buri nshuro ntijye munsi y'iminota 5. Uko iyi siporo ikorwa, ugarama ku buriri, ariko ushobora no kugarama ku itapi, ushobora no kugarama hasi nko mu byatsi muri jaride, hanyuma ukajya uzamura amaguru ubisikanya. Kumwe ukagushyira hasi, ukundi ukakuzamura, ukongera kwa kundi ukakuzamura, ukundi ukakumanura hasi, mbese ukajya ubisikanya nk'uri kunyonga igare. Bikore inshuro 3 ku munsi kandi ntujye munsi y'iminota 5. Muri izi nshuro 3 ku munsi si ngombwa gukora ibintu bimwe, ushobora no guhindura. Ku yindi nshuro ushobora guhindura, hanyuma ukajya ufata ukuguru ukagusobekeranya n'ukundi, ukagucisha hejuru y'ukundi, ukajya ujyana imbere no ku mpande. Ibi byo byibuze ukabikora iminota 10. Dore rero amwe mu mafunguro azagufasha kwegerana vuba mu gihe umaze kubyara: sezame, soya, karoti, pome, dodo, imbuto z'ubwoko bwose ariko bikiri bishyashya, inyama y'iroti ariko itariho ibinure, kandi iyi nyama ukayitogosa ukayireka igashya neza, ugahuta umufa wayo. Icyitonderwa, iyi siporo twavuze haruguru ugomba kuyikora ari uko wabyaye neza, ntabwo umugore wabyaye abazwe yemerewe kuyikora, ahubwo agomba gutegereza akabanza agakira. Bibaye byiza iyi siporo wayikora utwite kugira ngo ufashe imikaya yawe gukomera. Dore rero umuti mwiza uzagufasha kwegeranya igitsina cyagutse bitewe n'impamvu zitandukanye, atari ukubyara gusa. Ikimera cyitwa ishihe ni icyatsi gikunze kumera mu misozi miremire cyangwa mu gikombe cy'umusozi. Iki ni icyatsi gifite umwihariko wo kwegeranya igitsina cy'umugore. Uragenda ugasoroma amababi y'agashihe gato kakiri gatoto katarakomera cyane, hanyuma ukagenda ukayaronga neza n'amazi meza, warangiza ukayasekurira mu kintu cyogeje gifite isuku, wakoreye isuku neza. Hanyuma wamara gusekura ugakaraba intoki neza, wamara gukaraba intoki ugakora akabumbe gato karinganiye, ukagafata ukakinjiza mu gitsina. Ibi ubikora 2 mu cyumweru kugeza igihe uzumva ko igitsina cyawe cyegeranye, kugeza igihe uzumva ko igitsina cyawe nta kibazo kigifite. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza aho muherereye hose.
ndakwibutsa gukanda subscribe, ndakwibutsa gukanda kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana gatanu kuri gatanu. Murakoze cyane naho ubutaha.